ubu Kagame ambwira ati nuko wenda nta gitabo ikibazo ko ari minisitiri kuko ndashaje ariko ambwira ati uri umututsi wuzuye ntugire minisitiri nahita ako kanya bikomeza uko bimeze ubu bikomeza kuriya abantu bakomeza gupfukiranwa bambuza ibyo bagira bate icyatumye revolution iba muri 1959 n'ubu ngubu bishobora kuba rwose ese hakwindi revolution bien sûr kugira ngo turebe ukuntu twahindura ya société justement dukosore ibyiswe ngo revolution ariko bitabaye noneho habe vraie revolution. twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye. iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro duheruka kugirana na Dr François Xavier Munyarugerero na Sylvestre Nsengiyumva. Njye ndi Jean Claude Murindahabi mfatanyije na mugenzi wanjye Emmanuel Senga. iyi ngingo twibanzeho ubushize ijyanye n'impinduramatwara y'ubutegetsi. muri iki gice cya kabiri turakomereza aho mu byo tubabaza harimo no kumenya niba hakwiye indi mpinduramatwara nshya kugira ngo igihugu kigire icyerekezo nyacyo n'abenegihugu bose bamererwe neza. twongeye kubaha ikaze mwese. revolution yagiye nayo ireba ukuntu yakwihagararaho kayibanda ubutegetsi bwa repubulika mu Rwanda kuvuga repubulika ikintu aho kugira ngo umwami uganje wari utegeka leta igihugu kigategekwa n'ibintu bya rubanda repubulika ibintu bya rubanda aho kuba ibintu by'umwami inka z'umwami abagore b'umwami igihugu cy'umwami byose by'umwami ijambo rikaba rya rusange noneho kagira amategeko abigenga. nta revolution irenze iyo ngiyo ni revolution igitangaza byabaye. ikibazo cyaje kuba nyuma nuko aho wenda senga twahumvikana bitangoye cyane nuko abo nyine byo nabwiye ko yagiye icyari kwirukana abatutsi extremiste cyangwa traditionaliste abo ngabo b'intagondwa byagiye biba umuntu wese batumvikana agenda basa n'umwanzi agenda avanaho nabo bagitera uragenda aporosoma asa n'uyiriye ayishyira muri parlement hutu isigara ari izina gusa nta bayoboke ifite wese gitera wenyine ndetse gitera nawe wese baranamufunze. icyo nshaka kwibuza ko gitera muri u Rwanda n'ubuntu bwigenge yari afunze kubera ko bavuga ko yashatse kugarura ubwami yegereye Kigeli baramufunze. tekereza gitera barwaniye repubulika barwanira Rwanda rugufi kuko yashaka kuba umwami w'abahutu yashaka ko ubwami bugumaho nyuma aza guhindura ariko u Rwanda referendum imaze kuba basanga bambe repubulika ifite amajwi menshi ariko ubundi bashaka kuba umwami w'abahutu noneho akabifana Kayibanda niho twereka ko Kayibanda na gitera kuri urwo rwego batafite ibitekerezo bisa. gitera bashaka ko nk'umuntu wari ufite abantu bavuka za Butare na Gikongoro bamena cyangwa kuko ari wowe yafite abayoboke benshi. Kayibanda we yagira ngo afate centre y'igihugu zanduga marangara n'iki byose ndetse ubuganza bwo n'ibindi n'umutarabyo nta wabitagaho cyane bombaga ari ibindi bibazo ariko cyane cyane abantu bo muri na Gisenyi akavuga ati nintashyiramo hutu ngo nyishyire imbere nta kuntu abantu bo muri na Gisenyi tuzumvikana bavuga ngo ni masse ngo ni Rwanda rwose. icyo kintu rero strategically tugiye kuvuga même tactiquement Kayibanda yabikoresheje. gitera we agumana ako kantu ko kepfo ndetse ashaka no kuba un peu plus ouvert no gufungura imiryango ku bami akeka ko bashobora gukorana ndetse wenda yakeka ko mbere u Rwanda n'ubundi bizaba igihugu kimwe kuko bize kubaho nabyo mbere yuko u Rwanda n'ubundi bavuga ngo ibihugu bibiri. rero niyo ashaka ko mu muzo bavuga ngo u Rwanda n'ubundi bizaba igihugu kimwe. gitera rero agashaka gutangiriza ngo atangira kure n'u Rwanda urundi niyo bintu nk'ibyo uhuru kugira ngo ahize ishyaka riva mu Rwanda kajya mbese ugasanga we iby'u Rwanda arabireba akabireba afunguye. niho Kayibanda yavuga ati yewe umuhutu niwe muntu bakandagiye ndamufata muhereho n'abandi basa nawe no kuvuga abatutsi batagize akanya mu butegetsi tubafatanye noneho ubwo ko karengane kavemo byabaye inyuma n'ibindi bibazo ushobora gusubiramo nabyo n'ikindi wenda yabaye. urakoze cyane Dr François Xavier Munyarugerero umaze kudusobanurira mbese ko revolution
impinduramatwara yo muri 1959 mu Rwanda ko yabayeho, utugaragariza abayigizemo uruhare. Kuba umuntu ashobora kwibaza niba koko yarabayeho bikaba ikibazo ubwacyo, aho ntibijyana no kumenya ngo yageze ku cyo yari igamije ikorwa, noneho abantu babona ko kitagezweho akaba aribwo bavuga bati burya ntayabayeho. Sinzi niba ari cyo wenda Sylvestre Nsengiyumva yaganishaho, niba ari cyo gitekerezo yasobanura kurushaho kugira ngo twumve, mbese kuko nta nubwo ari we wenyine uvuga ko itabayeho. Ni nk'uko hari n'abajya bavuga ngo ubwigenge bw'u Rwanda ntibwabayeho. Ahanini byaba biterwa n'uko intego z'icyari kigamijwe iyo mpinduramatwara zitaragezweho, cyangwa byaba bishaka kuvuga ikindi. Ndumva ariho biza no gufasha kugera ku mwanzuro wa cya kintu navugaga nti bishobotse mu minota 5 cyangwa 10 ya nyuma ko twaza no kureba ngo niba itarageze kuri za ntego, noneho ese hakwiye indi, ese kuko hari n'abajya bavuga yuko hakwiye revolution, ngira ngo mujya mubumva. Hanyuma kubera ko habaye na cya kintu cyo kuvuga ngo abantu baba barahinduye amoko, ntago ari ubwa mbere tubyumvise. Mbese kuba Sylvestre Nsengiyumva yabikomojeho, si we wa mbere uvuze yuko hari ababa barahinduye amoko. Ariko abo twigeze kumva bavuga ko bahinduye amoko, ahubwo ni mu gihe noneho abahutu nabo bari bamaze nyine gukora iyo revolution, bigaragara yuko nabo bagiye kugira ijambo, ko ahubwo no kugera kuri iyo myanya yo hejuru ahubwo ishobora no kuzabonwa cyane n'abahutu. Hari abavuga yuko hari ababa barahinduye bagira ngo koko begera bari bakoze iyo revolution y'abahutu babona iyo myanya. Nibo twajyaga twumva bavuga ko byabayeho. Ariko ibyo ngibyo nyine abahanga babikoze ubushakashatsi nibo babifitiye ibimenyetso, gusa kubyumva si ubwa mbere tubyumvise. Aho twumvise bwa mbere ni muri buriya buryo Sylvestre yabivuzemo, ariko ntabwo turi hano nka Emmanuel Senga nanjye w'umunyamakuru, ntabwo turi hano kugira ngo tumuvuguruze, ahubwo no kugira ngo abivuge ababa bafite ubumenyi nkawe Dr François Xavier Munyarugerero, twumve icyo mwaba muhurizaho cyangwa icyo mubivugaho. Sylvestre Nsengiyumva wakongera ugafata ijambo kuko turi kugenda tunagana yego atari yarifata akantu gato wari uvuze nyine kere bira byo guhindura amoko bwari uburyo bubiri koko. Guhindura amoko ubundi inyuma ya revolution ni ukuvuga hagiye ubutegetsi bw'abahutu, abahinduye amoko bari abatutsi bahindukaga abahutu. Kubera iki? Kubera kugira ngo bararebaga bakabona ko bene wabo bari hanze bagiye ari inyenzi batazareka gutera, ko biruhije kugira ngo nibatera yo kutazabarwa mu bantu bafitanye igihango n'abo ngabo bateye. None bati kugira ngo niproteje bimaremo n'igihe n'abana banjye bakure bari aho ngaho, reka mfate ubwoko bw'abariya batsinze. Byari strategy yo kugira ngo umuntu yiproteje, ni ibintu byumvikana. Uravuga uti no kugira ngo azabone n'imyanya, yego nyine ibyo ni kororere. Ni ukuvuga ko iyo umwana we yabaga yiza ari umuhutu kubera ko bahinduye iyo yagiraga imana, ariko nabyo ntabwo byakunda guhita. Hari abantu basikirindaga barafite bacanye ku maso cyane, barebaga uwo muntu uje bakamujonjora. Byari intambara ahubwo mbi cyane. Ariko yenda kuba umwana yarabonaga nk'umwanya cyangwa se bakazabona akazi keza biturutse ko se yahinduye ubwoko, bavuga ko ari kororere yuko isi yashatse mbere na mbere kwiproteje kugira ngo ubone ukuntu bwa butegetsi bwafashwe n'abahutu benshi, none butazajya igihe cyose habaye suburesu z'inyenzi. Dore ko runari buriya mu by'ukuri ntabwo yigeze ireka kandi birumvikana, ntabwo wareka avantage zawe yahoraga igaruka gutera. Bikaba rero ikibazo abatutsi b'imbere bagiraga, abatari bariyemeje kujyana na bene wabo. Nakubandagira ngo nongere. Urakoze cyane Emmanuel. Sylvestre rwose aka ni akanya keza ko kugira ngo igitekerezo kuba wakivuze kuriya, hari igihe kiba inyuma yaho gihishe iyindi myumvire yatuma tubasha kumva impamvu umuntu ashobora kuvugira ati iriya revolution
ntabwo ariyo ese ubona ari uko itageze ku ntego z'abayikoze icyo bari bagamije ndagira ngo aho hantu rwose wasobanuwe n'ikindi gifitanye isano n'ibi byose twavuze ni aka kanya keza ko kugira ngo ube wabisobanura Sylvestre ijambo ni iryawe iyi fenomene d'abord yo guhinduza ubwoko rero nongere nese mvuge ko ari fenomene majeur ntabwo ari akantu k'akabaye the way ni fenomene majeur batazajya bumva iyo mvuze ko habaye fenomene yo guhinduza ubwoko mba nshaka kwibasira abahinduje ubwoko nuko haba ari ikosa baba barakoze nuko ari ibintu criminel ko ari ibintu by'amahanga pas du tout njye mvuga ko n'ubu nona cyari uzi ko bavuze ngo nagiye kwaka umwanya mu Rwanda w'umuminisitiri barawunyima tuvuge ko bawunyimye wenda kubera ko ntari umututsi ni urugero ubu Kagame ambwira ati nuko wenda ntagifite ikibazo ko ari minisitiri ko ndashaje ariko ambwira ati uri umututsi wuzuye nkugire minisitiri nahita ako kanya n'umututsi akagira minisitiri ni urugero utanga cyangwa urabyemera gutyo kandi uba byemera ngemera gutyo ngemera gutyo biramutse par exemple kugira ngo nk'abana banjye babashe kwiga abyumva bavuga bati bagomba kwiga abatutsi noneho nahita mpindura biramutse bishoboka nahita mpindura abana banjye nk'abagira abatutsi ndakuvuga donc kuba abatutsi barahinduye bakaba abahutu ntabwo ngewe mvuga ko ari icyaha bakoze n'est-ce pas bagiye dans l'air du temps igihugu cy'u Rwanda kurusha uretse ko n'ibihugu byose byo kusi bigendera ku moko turebe iki ariko cy'u Rwanda cyo kubera nk'uko nigeze kuvuga icyaha cy'inkomoko u Rwanda rwavukanye cya supremacisme y'amoko igihugu cy'u Rwanda kigendera ku moko ni ibintu bikomeye d'accord alors ni nayo mpamvu ababiligi muri 1959 muri dans les années 50 bakojita biriya byo gupasa de la colonisation au néocolonialisme nabo bagendeye kuri icyo bavuga ko bakoze revolution ari byo babipanga batyo abatutsi b'icyo gihe hari ibice hari abari convaincu yuko ubwami bugomba guhinduka ko nabo batari bishimye nk'uko ngubu dufite abatutsi benshi cyane batishimiye iriya ngoma uvahinduka aba bose ayanza murabona dusa niko naho byari bimeze hakaba n'abahutu rero kubera ko bumvise ababirigi bashaka revolution y'ubuhutu kandi ababirigi banayimfite bati niba mushaka kwipozisiyona muri repubulika igiye kuza ni mubo abatutsi abahutu barayibaye ndetse kayibandongo nabo bagiteranyije abakoze nabo barabyankuraje cyane kuko nta bakandida abahutu bari bafite bari bakeneye abatutsi nk'ubu wambwiye ngo mbonye umutwe wamugaritse Xavier Munyarugero avuga ati nakoze ankete menya ko ari umuhutu donc ibi byo kumenya ko umuhutu cyangwa ari umututsi nanjye nakoze ankete menya ko mbonye umutwe ari umututsi yewe narayikoze d'accord narayikoze menya ndetse ko ari mubyara bigira umwana urabyo ibyo bintu nabikoze ibiganiro cyane ejo bundi nta n'amezi angaharashe cyangwa n'umwaka ushize abanyamakuru bagiye gusura igikiri cya Mbonyumutwa cyabaga hariya Gitarama bari batuye noneho umwuzukuru we uharinda umuturage utarabizi cyane igaragara ko nta nyungu afite yo kubeshya kuri icyo kintu yarisubije spontane mu munyamakuru yavuze ati tukiri abana twakuriye ati twumvaga soko yaje
yakiraga abatutsi baja akavuga ati mu mpamvu zatumye njyaka kuba perezida ati nuko numvaga nabonaga ingoma igiye kurwana n'inyenzi kandi ziriya nyenzi zateraga ari bene wacu b'abatutsi iyo biri video irahari umwuzukuru arivuga uriya mu bana bambonye umutwa y'ibyana hari uwitwa Kimwe ntabwo yamwitiriye wa mwami w'umututsi wayoboraga Bugesera w'umunyori tusa uwo Kimenyi nje muzi no mu Rwanda yahoraga abwira abantu bose bashaka bati twebwe turi abatutsi ati bene wacu barimo timukuri n'ubari mu Rwanda vuga ko abatutsi donc rero uretse ngewe mbonye umutwa nzi ko ari umututsi bo ariko ntabwo nshaka kugira cyane uretse rero ntabwo umutwa Chobwa donc papa si dufate muri ndaha wiwanyu hariya bazaho bwari sosiyete muri ndabi Kariyopi ubu yavuze ngo abaparimo twigaga mu mashuri ngiye gutanga amateratido muri ndabi Kariyopi ari nawe washinze ingabo za mbere za Repubulika Mbuto ko niwe kayibanaze imisi de la défense babakaruye ifite ngo yakatagize tusa uriya yari umututsi w'umurundi wo muri famille royale y'Uburundi w'umugabo donc ari igeze kwa shisme muri famille royale y'Uburundi donc bashwanye baricana bari abahugira ari banyuza Gitarama yari kandi kayibone organize d'accord bon ariko mu parlement twigaga nyine wakoze uwitwa Rwasi wayoboye bijya by'itarama byashyizeho harya 28 bashyira Rwasi 28 janvier umunsi mukuru wa demokarasi umunsi w'ishingwa rya repubulika ubanza arabaye na perezida Paul Harris ngo makuza mwabivuze akuzana stars woherejwe kwiga muri Université ya Lubumbashi ku ngoma ya cyane Université ya Lubumbashi tugiye abatabizi yari na Université Catholique d'Ouf icyo gihe kwa yari université y'ubwoba donc uyu donc iyo ku ngoma ya cyane ego arangira araza aba igisonga cya administrateur ku Kibuye mbo Birara Jean Chrysostome ubwo rero makuza na Stasi muzi role y'umu parlement ya perezida wa parlement ministre de la justice niwe muntu wari kagaga mu parlement mbo uwe rumututsi yabye n'umuchef w'uhari mbo uwitwa ndi muvuga bake ko ni hafi yaho uwitwa Otorusingizanya wari ministre y'ibintu kuyo twabwigaga na mateka n'abaparlement bategwa yari umututsi w'umugore uwitwa Makaniye Lazare twigaga mu mateka mu parlement wabaye ibintu byose yari umututsi w'imbwa wo muri famille royale baracyumva abitwa abariya bose donc abantu zibo babategetse kuri kijyagiye mwaze abaparlement mukava ngo bakayibana ngo bagiteka ariko nimuvuga abandi bahutu muzi ngo mutubwire amazina yabo bicyo gihe kuko mfete abo ugomba gushakisha mwamara amaze mvuga barabatutsi ahubwo mumenya barabahuta bari kuko nibo ugomba gushakisha ubuhinga donc uwitwa Birara Jean Bertimas wenkaranye la banque nationale fashe donc une institution régalienne ya Repubulika Mbuto igera umutungo w'igihugu Birara Jean Bertimas yari umututsi w'umugiti wariya bari muri hariya mu hariya ku Gisenyi woherejwe kwiga ku ngoma ya cyami mu Bubiligi d'accord yavuye kwe umututsi wacu hariya witwa Kimana Gaspard
woherejwe kwiga ku ngoma ya cyami ndetse no mu bwoko bw'ingoma ya cyami yoherezaga i Burayi abahutu karinga batwafite mbo Kimana Gaspard Joy Wachwari woherejwe kwiga ku ngoma ya cyami yaje niwe wayoboye minisiteri y'imari arayerekana igihe cyose cyakubaka mbo uwitwa ziriya ngabo zashinzwe bariya banini burya bari kubatangiza tubatisha burya ntabwo harimo abahutu barize byose karije ejo bundi nyine byaragize uko yavuze ati ngiye na umututsi umwega ukomoka ku gisonga cya Rwabugiye ariko sinshaka gutinda ku mazina y'icyo abo parmehutu mu gihugu cyose nibura nka 90% bari abatutsi mema babaye bameze ababaye iki cyose nuko byari bimeze kandi simvuga ko ari icyaha bakoze c'était l'air du temps nuko byagombaga kumera d'abord ntabwo twari bahari ababiri bashobora kuyakuyaho muri neocolonialisme bagomba gufata runga kuko umwami yari yikoze ikibazo cyuko bari abantu uri abana na conseil biya kikinaga na barumumba na basekuture n'abandi biya kikinana n'abarusi cyari ikibazo gikomeye cyane cyagomba kuboneka igisubizo kandi igisubizo ababirigi ntabwo bari kukibona ku bahutu ko nta bahutu bari bahari uretse ko nta n'abahutu bari bahari bize biramuvuga ngo mu maseminari mu maseminari bubatse ni bangahe abahutu tuzi Kayibanda nimumbwire abahutu nibura bagera kuri 20 bize muri amuseminari muvuga ahangaha hari za contradiction mugenzi wanjye umwistoriye yagize avec abandi bagitugeza ntangaje hari aho yavuze ngo bigaga mu maseminari b'abahutu ngo noneho ngo bashaka kuvamo ngo kubwabo ngo bashaka kuvamo ngo bigatera ubwoba ngo umwanya w'ikiko ngo baravuga ngo iyo bari bagumyemo bakazajya mu gipadiri twazabaje oro abandi bahistoriye ko bavuga na padiri Fortunatus umaze avuga ko nandi kandi ko muri Eglise catholique yari domine par abatutsi ntibashakaga yuko abantu bajya babonaga abapadiri bakamwirukana donc on va faire une contradiction donc rero nta nubwo nabo ari benshi niba cyane kuko abaparmehutu nkuko nabo yabyivugiye yavuze ati ingoma ya cyami muri 59 abantu bategekaga abatutsi bari 50,000 il faut ko niba hari polisi ibaye haboneka du personnel c'est ibintu ni 50,000 kwasiba nese abahutu bari barize uretse ibintu byubatswe byo kubeshya il y en avait pas habari bahari s'il vous plaît ishuri ry'indatwa ryaformaga rimeze nka leta y'Ubufaransa ryaformaga indatwa nyine ryashinzwe mu 1919 29 yego iriya shuri nta muntu warigaga mwibaza donc n'abatutsi gusa bari bagize alors wenda ibyo ngwiniza ubwoko nzanarika ko ariko reka nsubize ikibazo warumbajije uvuga ngo byaba uko revolution ngo itageze ku byagomba kugira ngo bituma bavuga ko itabaye ko na François Sadem yabivuze ibyo ngibyo avuga ngo niba bigezeho nyine anari developa bagize tusa mais bon nuko nabivuze yavuze ati revolution ni ikintu impinduramatwara kandi niba bikaba nko kuranverisa iba rero
bibaye iyo ibyo yashakaga bitakozwe nuko ibitabaye please iyo ibaye bibaye nk'ano par exemple Parmehutu nawe François Xavier yabidefishije byavugaga ko parti pour l'émancipation ni ukuvuga ko emancipa umuntu ni iki umwesclave kuko abahutu baravuye mu bucakara ko emancipa umucakara ni iki ko emancipa umucakara ni ukumusubiza uko yahoze ataraba umucakara ni ukuvuga ngo ni ukongera ukamugira umuntu kuko umucakara ni umuntu wo hagati aba ari hagati y'umuntu n'igikoko ariko biganisha cyane ku gikoko niko rometre wamugize umucakara aba yaramufasomye yarabasha kumenya nabyumva emancipe umucakara ni ukumusubiza ubumuntu umuntu araba umuntu gute atandukana n'igisimba atandukana ikintu cya mbere umusubiza umuco we kuko umuco nicyo kintu cya mbere urumva turi kubyumvikana nicyo kintu cya mbere kiranga umuntu kimutandukanye n'igisimba muri za esclavage zabaye ku isi hose ubucakara ikintu cya mbere abacakaza abandi babanza babambura umuco bahora kugira ngo abe nk'igishusho nawe ubundi ntabwo bakwirevuta iyo bamuzanye umuco wabo ikintu cya kabiri cyo iyo wemansipa umuntu w'umuha umucakara umufasha kwireyapropria amateka ye kuko mu bintu bya mbere ucakaza aba yarakoze akakwambura amateka ye ukaba un individu sans histoire human being without history alors turebere iyi revolution bano baparmehutu bakoze revolution ni iki bakoze kugira ngo basubize abahutu umuco wagiwe ni ukuvuga imico abahutu bahoranye muri twa duhugu twabo babaga bafite abanyiginya n'abega batari baza kubafasha ni iki bano baparmehutu bakoze kugira ngo babasubize umuco wabo ubu ngubu babaza François Xavier Munyarugero cyangwa akabaza undi munyarugero zo mu Rwanda umuco wa gihutu turawuzi kuwa gitutsi tuzi ariwo wabaye mu kinyarwanda ku kibazo cy'amateka ngaho byo ni grave ndaza n'umubwira ko François Xavier Munyarugero n'umunyamateka ahantu hose habaye za revolution hari ahantu yigeze abona abarevolutionneri basohotse muri revolution bavuga bati amateka y'igihugu tuyagumishije mu maboko y'abaristokrate bayoboraga ari bagomba bayatwandikire bayatwigishe alors nk'uko nahoze ndivuga kare amateka uretse no kumucaka n'uwamucaka amateka ku isi yose muri za société z'isi yose dans le temps et dans l'espace amateka ni igisabo cya politiki amateka c'est un enjeu politique c'est un enjeu culturel c'est un enjeu idéologique et c'est même un enjeu sécuritaire majeur muri société ari yose revolution ziranye hose ikintu cya mbere abarevolutionneri bakora ni ukwireyapropria amateka ahangaha bano baparmehutu rero kubera ko batari abahutu justement ibyo ngibyo kwemaza umuhutu kubisubiza umuco we kubisubiza amateka y'igisa ntabwo ari ibyo byari preoccupation yabo bafashe Padiri Kagame hari umuntu w'umwiru
ndetse wigeze kuba puresanti ku gusimbura Rudahigwa etc. baravuga bati niwe tugize igicumbi cyangwa doko niwe tugize biblioteke y'amateka naho akaba ari foruma ba Munyarugerero ari foruma bakiki ari we wigisha ibintu byose ari we wandika ibintu byose plus n'abandi batutsi bose muzi banditse amateka kwa urabyumva ibi pardon twagukurikiye twari tugeze muri aragiye ariko wakomeza yego oya mushobora kunca mu ijambo mushatse neza oya twagukurikiye baretse nawe ndacyakuze bon le rôle majeur y'ababiligi muri ibi ngibi mwahoze muyishaka kuyiminimiza cyane ariko c'est grave nkuko Munyarugero yabivuze niwe wabivuze aho sinjemeranya nawe cyane ko mfate les définitions ya révolution avuga ko ari impinduka brutale kandi igomba kuba mu violence tuvuga ko abaparlement utumva bari barakoze maturation révolutionnaire kandi bazi ko izaba mu violence kuki ingabo z'umwami zatangiye kubafata bo nta kintu bateguye cyo kwirwanaho nta kamirise bagize nta kintu biraho noneho ababiligi abaribo bazana abaparakomanda b'abanyekongo gufurapa ingabo z'umwami n'abarya bututsi bose l'église catholique ikora amatracte n'iki byose na administration belge kugira ngo yo gusansibiriza abaturage kugira ngo barwane ku baparlement bagerageze kurwana kuri revolution batangira nyine kujya gutwika amazu no kurya inka tusa ibi turabizi erega data y'umuparlement uzwi cyane iwacu data yajyaga kwa Kayibanda n'amaguru kujya gusangira n'ubwo nanjye mfite nubwo nta historie mfite ibyo data yarambwiraga ati mwana wanjye ati abapadiri bataha n'abazungu ati umwami hari kugira ngo agatoki abaturage b'abatutsi bagatemagura bari bapfa n'ututsi urabyumva abaparlement tumuvuga ntabwo bari prêt pour la révolution ikindi kintu François Xavier ugaraza kutubwira nanone yavuze kikanangaza akajyaho contradiction n'abandi historien n'ibiriya by'uko yavuze ngo abaparlement ngo cyane cyane parlement na prosuma ngo bashakaga ngo revolution radicale ngo bagahita ntabwo ari ibyo abandi bavuga apadi photographe Sembazimisa abdurafashisa si yavuze avuga ko ubwo bo bataba birwaga bakoma amashyi y'ibwami basaba ati icyo dushaka rwose n'amaguma hari kumukagerageza kutuha utuntu twaturamatuba natwe make dusaba kandi koko Rudahigwa ahubwo ndetse iyo bireka gutyo Rudahigwa ni we yaratangiye gukora revolution y'ingoma yewe yaratangiye kuko nawe yabonaga ahirira ashaka gutanguranwa n'abigirwa kuri circuit akora ya revolution ya foncière revolution foncière ni ikintu gikomeye cyane kuko nibyo ingoma ya Karinga ishingiyeho hari biriya by'ikingi cyo kwambura abantu badahinga bakaba bafite ibisambu biri abaturage n'abahinzi ntacyo bafite bagomba gusabiriza nyine kugira ngo babone umwami yaratangiye gukora revolution foncière kugabanya ikindi mu bagabanya umwami yakoze revolution d'ibet bira by'inka tuzikamwe mu ibyuhake tusa inkingi y'ubuhake yashingiye ku avuga ati abafite amashyo bagabane n'abandi abagabo n'abatutsi mu mashyushyu baheho n'abatutsi umwami yaprononcé discours fondateur symbolique ko bati uwahekwaga yigeze urabyumva nibura iyo ababiligi bataza kubivangavanga ngo babeshye ngo kuzivuze Hutu nibura bakareka ahubwo Rudahigwa akikora kugaragusha yatangiye byari ko byiza ku Bahutu hano rero turebe
nk'uko navuze iyo revolisiyo ibaye ibi donc impinduka irabakwa ntabwo ngo byaje kubana niba byarane nuko batari nuko alors ibyo twirirwa tureba hano uretse ko twese tubizi tuba tureba no kuri za YouTube zose abantu bategwanya ari abakiri bato n'abato bavuga iki baravuga bati hano kubwa Kayibanda hano kubwa Habyarimana abantu bavuga ahantu hose kandi nanjye burya n'abantu benshi bati tout le système éducatif ngo ibyo kwigisha uburezi ati twigishwaga n'abatutsi ibi nibyo haba muri primaire aho usomye no muri université Rwanda abatutsi nibuka bahigishaga bari benshi baba abatutsi babyemera n'abahinduje urabyumva ngene ndi Rwanda nuza vice recteur niwe wayobora université yari umututsi w'umubushiru witwaga Gashiru secrétaire général yari umututsi witwaga Kambanda ubu mu Rwanda uwo muri za yongiyo zakirira donc système éducatif bwa Kayibanda nuza ni abatutsi bayidomina les églises yaba église catholique yaba église protestante yaba muslim simwo bazana n'umutora zari dominé par abatutsi abasenyeri abapadiri ababikira abafrere muri bishop kwa muri tusa zari dominé n'abatutsi sur tout le territoire urabyumva système de santé abakubwa Kayibanda abakubwa Habyarimana aho nani zose kandi n'abantu bavuga abasita medico aba infirmier hafi 80% cyangwa babaga abatutsi nyabo n'abandi bari ukabona mu tubakike le système judiciaire hanga rwose donc mwese ko muri ahantu tuvuga mu prefecture ariko iyo mu prefecture wanyu nagiye mpababuze iyo wazaga n'induri jije basanga n'umututsi n'induri greffe basanga n'umututsi n'induri substitut basanga n'umututsi n'inde umuhesha w'inkiko byo byedu tusa ubushe basanga n'umututsi nibura 80% mbo business le système économique y'u Rwanda haba kubwa Kayibanda haba kubwa Habyarimana ibi ndumva biso abacuruzi pratiquement bose abakize même les études socio-économiques zarakozwe barabatutsi mbo donc bigira by'ubuhinzi les techniciens de l'agriculture mano c'est n'ababi ntabwo kera ona uko uvuze n'ababi musonye ake iyo sa umugororo gusanga vétérinaire gusanga rose y'ibyo bintu ese ubwo n'ibindi n'umbi wakora revolution utu noneho bivuyemo ubuyobozi buvuyemo bukaba ari abatutsi ubwo biba ari revolution uvuga ngo ntimwayigizeho byaje bibari mbo kugira ngo igihe kitaducika bishobotse ko shatse nakomeza ariko reka ndetse kamemo ko ngiye ntabwo ari historie we natwe dufite n'ibibazo byinshi kuko hari za mizopo nyinshi cyane Emmanuel ijambo ni iryawe urakoze cyane kugira ngo tuze no kumva Dr Mukanya ariko ijambo ni iryawe yes reka mpere kuri iki arangirijeho cyuko ari ab'infirmier ari abagronome ari abakibara abatutsi ese bwana Sylvestre iyo niyo mirimo yari ifite akamaro mu gihugu
kuko ndashaka kubwira ko mu gihe bari muri iyo mirimo ari ukwigisha ubwo rome n'ubwa sisiteme medikale, hari abandi bahutu noneho bari mu nzego muri za minisiteri. Bivuga iki? Ese mu basirikare harimo abatutsi bangahe? Icyo kintu ukibaze, ntereye inyuma nzamuka. Reka nzamuke, watubwiye ko uriya mwana watanze cya kiganiro kwa Mbonyumutwa yavuze ko sekuru Mbonyumutwa ngo yerekana ko ari umututsi. Yewe kuri kiriya kiganiro nahisemo amagara Kimenyi Joseph twiganye turi abana bato, turi muri tronkome twaratangiranye. Ndamuhamagara nti uriya mwuzukuru wanyu ni ibyo yavuze byose murabyemera? Arambwira ati uriya ntabwo ntacyo apfana na Mbonyumutwa, ni umwana wakuze yaza mu rugo noneho turamwadubuta ku buryo mu by'ukuri nta kintu apfana. Urumva ibyo ni umuturage, cyangwa n'umuturage namwe cyangwa n'umwana uzi kuvugana, ni umuturage mwiza ariko mu by'ukuri utagira relation no kwa Mbonyumutwa. Reka ngaruke noneho ku byerekeye umuco wa Gihutu sinzi uko twawubona n'umuco wa Gitutsi. Twavuze ngo umuco wa Gitutsi urahari n'umuco wa Gihutu, yewe aho ngaho ni ukuzansobanura kuko ntekereje ko abatutsi baduminaga abahutu, birumvikana ko abahutu bagombaga no gukopira umuco wa Gitutsi. Ni ukuvuga ko igihe cyageze niba n'abahutu bari bafite umuco ukabura kubera ko bagomba ko buri gihe udominwa abagomba kwiyarinya kumudomina. Icyo ni ikintu cyumvikana. Ikintu rero nshaka kugarukaho, nafite ibibazo byinshi ariko ntabwo twabona ukuntu tubivuga. Biriya bintu, aya mazina baduhaye abaminisitiri twagize, kiriya ni ikibazo fundamental. Aho rwose ndabona ubwo bwa mbere byumvise mu buzima bwanjye, kuko hari abo bajyaga bavuga ngo Rwasibo ni umututsi, bagasanga babishyira ku ruhande ntibabitindeho, Makuza bakunze kubimuhamya. Mbonyumutwa minisitiri w'ingabo muri Ndahabi niganye n'abana n'umuhungu we Dominique Savio, ntabwo nigeze numva iby'ubututsi. Aha rero ikintu nagiye nashaka gupropose, ndumva muri Ndahabi Jean Claude uteganya ikindi kiganiro noneho nka Fortunatus ukunda gusoma kandi wagize n'igihe cyo kugira nawe azatubwire koko bari ba minisitiri n'ababirara n'abandi koko barabatutsi, kuko ndumva biramutse ari bo teze ya Sylvestre ari koko bafasha abantu bahindura abahutu, none bavuga ko ari abarwanashyaka. Ibyo rwose yaba gitsinze, ni ukuvuga ko bari abantu bose yavuze, kuko Sylvestre abitubwira ko yera ni papa babimubwiye nta hantu byanditse. Icyo ni ikibazo gikomeye scientifiquement ntabwo, ariko noneho hariho na tradition orale yacu ituma amateka twaragiye tuyahererekanya. Ndifuza ko haza ikindi kiganiro kiri trezerove tukamenya yene kigaguma kuri iyo ngingo, tukamenya koko bari abaminisitiri bo muri Repubulika ya mbere abo amazina yagiye yatanga, nagiye nyandika n'ikiganiro bazabyumva, tukamenya koko niba bari abatutsi bahinduye bagahinduka abahutu. Superman aho gakeya buriya bariya navuze ni bake. Yewe kuko rwose reba bariya basindi ubwabo uko bari bakomeye kwa Kayibanda, bashunguyika bari sinamenye uko mbivamo. Alors ariko erega icyangombwa nta nubwo ari ukuvuga ngo uyu nguyu nuko gusa habaye un phénomène majeur yo guhinga ubwoko. Kandi iyi phénomène icyo nshaka kuvuga, d'abord c'est inédit, ntabwo ari ibintu bisanzwe muri za révolution zagiye ziba ngo tubonaho le groupe révolutionnaire cause révolution iza kuza kuvoma muri ancien régime du personnel, noneho bakababya ibintu kugira ngo base nk'ibitwa ba révolutionnaire ngo kugira ngo bagume bakore, noneho nirangiza irote ko système izahinduka kandi bafashe le personnel politique
et administratif, judiciaire, etc., de l'ancien régime. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko bino bintu bya changement y'amoko byagize importance ikomeye cyane kuri construction ya sosiyete, kuko sosiyete ishingiye ku kinyoma kandi kiri hejuru. Donc kuko ibi byose nkuko njya mbivuga byipasa au niveau des élites. Une société idémaye, niyo mpamvu uvuga ko 59 yabaye catastrophe. Une société idémaye ku kinyoma, ikinyoma sociétal, ntabwo bigira ingaruka kuri politike gusa, bigira ingaruka muri sosiyete. Nkuko nabyandikana muri iyo article, bikreya abantu bari bizarre, baviva dans le mensonge, mu kinyoma gihoraho, noneho abantu bakaba drogue. Urabyumva? Ikindi cya gatatu kibi cyane, l'arnaque, nabyise l'arnaque révolutionnaire yabaye, ni uko rubanda rugufi rwabaye berné. Ndaguha nk'urugero, ngo undi jya vuba, dufate nko mu ntambara inkotanyi ziteye, uzi ko bayicuze bati abatutsi, inyenzi, regime ya kera Karinga iragarutse. D'accord? Noneho kirya gihe Ruhengeri yafatwaga, uzi ko ariyo coup d'éclat, tukagira shock, prison igafungurwa. Umuntu wahayoboraga wari colonel witwa Uwihoreye, niwe wayoboraga les opérations, aho bita commandant ops. Donc niwe wayoboraga l'opération y'intambara muri zone ya Ruhengeri, zone stratégique. Baravuga ngo niho abahutu, ngo abahutu nyine nyabahutu tusa. Donc abahutu baruhengeraho bati ubu turarinzwe, Karinga yateye, dufite umukono w'umutu turinze. Noneho intambara irangiye, Uwihoreye aragenda publiquement aravuga ati jyewe ndi umututsi, ati mama kuva nyumwana yambwiye ko yabyanye n'umututsi. Non mais c'est pas rigolo. Donc ni bintu. Non. Laisse-moi rire kuko nyine bisekeje. Cyangwa nsekarije. Oui, wigeze kumukomeza. Umurevolutionnaire, abantu wa kera winje mu ngabo kate kurinda igihugu cyirwanya inyenzi n'utsi n'iki byose mutu wacukiye. Nsekarije inkotanyi zaza byo yakoze muri ya bikinkotanyi. Neza bati ngewe ndi umwe gambututse ati ni mukasa. Wigeze kubikomoza Sylvestre. Donc igihe cyashize la ndangiriza aho ngabo. Donc kuba le peuple dit qu'on va pour les révolutions, il avait trompé. Yesi uvuga ko abatutsi batashobora gukora abatutsi kuko ni nabari bahari bashobora guhirika ingoma ya cyane, kandi bari bahari benshi batayishima kuko nabo ni abantu babonaga Karinga n'iki cyose, bari bahari benshi cyane. Iyo bakora revolution ntibayite muri revolution, noneho bakazamura rubanda rugufi rw'abatutsi na rubanda rugufi rw'abahutu, bakazamura abantu bose, ntibarirwe banirukana bene wabo ngo babashase sur injonction y'ababiligi n'iki. Ubu tuba turi mu bindi byari kuba byiza. Sylvestre, ibitekerezo utanga ni ibitekerezo navuga ko bamwe twumvise bwa mbere. Ntabwo turi hano kugira ngo tuguhinyuze kuko ufite wenda n'ukuntu wabikozeho ubushakashatsi, ariko amahirwe dufite nuko turi kumwe na Dr François Xavier Munyarugerero kugira ngo watubwire icyo abitekerezaho. Mukanye Emmanuel Senga aravuze ati hazaba n'ikindi kiganiro. Nabyo byashoboka ko twazareba niba hari undi waza kugira icyo abivugaho. Ibyawe urabona ko ari ibintu wafasheho umwanya, ariko se turabifataho ukuri? Ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo umuntu ahite tutumvise izindi mpuguke ku mateka y'u Rwanda, ibyabo bantu bose wavuze bagiye bihindukiza ukuntu. Reka twumve Dr François Xavier Munyarugerero. Bakoze kunsubiza ijambo, nashimye ko Nsengiyumva rwose nanjye namuteze amatwi nemye ndabyumva. Ikibazo mfite
mu byo amaze kutubwira ni d'ordre méthodologique bya mbere yavuze ngo bise revolution hutu kandi atari mutu niko namwumvise numvise yamaze kutubwira byose niyo argumentation amaze kudukorera très brillante vraiment la chapeau ndagushimiye rwose ukuntu bisobanuye n'impamvu n'ingero utanze argumentation yawe ubanza umuntu yanahindura ku ijana kubera iki kubera ko mu by'ukuri ikibazo wibajije kuki bayise revolution hutu kandi nuko duhingero nuko abategetsi bose bashyizweho imaze kujyaho abenshi ndetse ngo aho tubwiye ngo nta kantu gato gusa abandi mbese hafi ya bose nakoze 90% n'ubuse byo mbwiye 90% ngo ari abatutsi babikoze ikibazo mfite rero de methodologique baza kuyisobanura neza nuko nyine wayise revolution hutu ikibazo mfite jewe iyo uko nasomye amateka Kagame ibyo yanyigishije Kagame ntabwo yigeze yangisha amateka Kagame numvise ubivuga usa nkaho uvuga ngo twigishijwe n'abatutsi donc twigishijwe ibitutsi nibwo niba nakumvise ubone ibyo atubwiye witonde icyo kintu wahiye nabo boro kuko ubumenyi nta ntibugira ubwoko mbabarira aho kandi jewe bikomeho cyane ntabwo ubumenyi bugira ubwoko ubumenyi n'ubumenyi n'amateka n'amateka ibyabaye byarabaye kubirwanya no kubihakana ntabwo ari byo nshaka kubwira ko byitondera revolution hutu niyo tezi yawe wafashe iyo bavuze ibyo bari 59 abantu babyita kwinshi hari abayita koko revolution hutu abo ndetse kikubwira se ko abayise revolution hutu atabashaka kuyipfobya n'iki kubera iki bati abahutu se bajya kuboneka hehe wifashe icyo rwose ibyo uvuze n'ijana ku ijana kubera ko mu by'ukuri natangiye bikubwira kandi muri ndahabi niwe watumye akantu nkasubiraho cyane kandi yakoze yuko muri charte ya parlement itangira bavuga ko bashaka gukora emancipation hutu nibyo ariko muri urwo rugamba ko bazafatanya n'abatutsi nabo boroshye bambe babuze uko bagira abo kira bita ngo ba nyirabuzara niko bamwe bashaka kubatuka ati bazafatanya natwe gukora ibyo bintu urumva rero ko niba uyise revolution hutu abo bantu bose baje gutanga umuganda muri revolution hutu bashobora kuba n'abatutsi bashobora kuba n'abazungu bashobora kuba undi muntu wese kuko revolution umuntu wese umurebera icyo azanye muri iyo mpinduramatwara ntumurebera icyo ari cyo kuko ugiye muri ibyo ntibabivamo kandi natangiye kubwira ko niyo y'abahutu n'abatutsi urumva ko kuko amateka y'u Rwanda na sociologie yayo nk'uko babivuze kubera ubuhake kubera guhakirizwa abantu bagiye bihisha inyuma y'ibyo bari byo bakabishyira batari byo kugira ngo babone imyanya harabo bavuze abo ngabo babaye abategetsi wenda bamwe n'uwa mugani bashaka yabire bagasanga ari byo rwose nguhakanye ko cyangwa uri kuzaho ubushakashatsi ngo ndebe niba mpakaniye nsekarije birara abatutsi iyo ntabwo ntabwo niyo mpamvu ntabiguhakanye kuko ntabwo mbizi ntegereje ababizi neza by'umuzi kuzabivuga kuko nanjye kumva ko nzi byose nabambeshye ntabwo nzi byose ariko ibyo umuntu akoze amateka akoze ubushakashatsi bwimbitse akabyerekana bakabikora abatutsi ntabwo nabihakana njye ntabwo ndanga mu mpaka za ngo turwane ndi mu mpaka za ngo tumenye ntabwo ndi mu mpaka za ngo turwane ikindi rero tukavuga ibyerekeranye n'iyo revolution uvuze revolution hutu wasanga abahutu wenda wa mugari kuko cyane cyane abo ngabo nyamwinshi batafite kivugira niko kandi bizahora bigenda kuko niba aribo benshi mu mubare nkuko natanze bari ntangira ko miliyoni 2 cyangwa 3 abandi ari 350 ntabwo wafata ushaka abantu 50 ubundi ukoze rwadi nombre nkuko abantu bakunda kuvuga bati dukore statistique dufate pourcentage n'ubundi abahutu bafata ubutegetsi baba benshi nibyo dukoze proportion nibyo Habyarimana bashatse kwita iringaniza ibyo urabyibuka twabiciyemo twese ariko iringaniza wabaye ko byagenze abantu bagiye babihindagura ku buryo byarangiye iringaniza ryabaye ahubwo ryarigeze nabaho kuko abo bose umbwira cyo kume esprit y'abaturage yo kumehora abantu bakwepa ashaka ubuzima ashaka kubaho kugira ngo yahishe cyari cyo ntavuge cyari cyo kugira ngo ukuri wakavuze ukaguhakishwa nko mu Kinyarwanda bavuga mu mugani wacu sinzi bari igisusi cyangwa ari igihutu nkuko wowe bavuga ngo umuco w'igihutu na gitusi no kubireba nabyo twitonze ahubwo icyo Dr nagira ngo abe ari cyo rwose icyo yavuze ngo icyari kigamijwe ari cyo ngicyo
cy'uko abagiye mu myanya runaka babaye abahe, ese koko ka karengane cya kintu cy'ubusumbane cyaragabanutse, niho yagaragaje yuko ngo mu myanya iyi n'iyi, mu mirimo iyi n'iyi abagaragayemo ntaho bihuriye n'icyo revolisiyo yari igamije. Hanyuma na cya kindi cy'amateka, ibyo bintu ni icya kabiri. Icya mbere cyo turacyumvise, uragisobanuye, bishobotse ko ujya ku cya kabiri kugira ngo twumve niba icyo yasobanuye wowe hari icyo wakivugaho. Mu by'amateka yongera usobanura neza icyo ushaka kumva cyo nta avuga ngo hari iyo abantu bakoze revolisiyo yuko amateka yabo yari yarasisibiranyijwe, yuko nabo bayashyira imbere bakayazamura, hanyuma niba hari abantu bari barabujijwe uburenganzira bakabugira. Yagaragaje yuko ngo imirimo ngo yagiyemo mu by'ukuri n'abari basanzwe, ngo abo bitwa ko bakoze revolisiyo ntibagaragaye muri iyo mirimo. Nibyo mwega mubibona mute? nakubwiye ko musobanura nibo ava ngo ni revolution hutu, ugiye ugafata ako kantu kandi hutu ikaba hutu gusa stricto sensu, donc ari ugendaho gusa. Hari ibintu byinshi wanenga kuri impinduramitekerereze, imitegekere yabaye mu Rwanda. Emancipation, hari ahantu yavuze ngo emancipation hutu ntayabona, mbese kwigobotora akarengane k'abahutu, icyo kintu yagivuzeho cyane. Byarabaye, byagezweho, hari ibyageragejwe. Ariko se rwose segwe baramwubaha cyane, byabizi nakurikire kuva muri 59 56 na mbese tumene independence 62 yigeze yongera kubona ikintu twakwita shiku, twakwita ikiboko, twakwita ndavuga gisa nabi, akazi ku muhanda uruhembwe kujya gute. Ababigerageje bose warabaregaga, wamurega ukamutsinda. Ibyo mbere ntibyabagaho. Ibyo ngibyo ndavuga n'abatutsi abo ngabo abavuga bafashije revolution igatera uko barahari rwose, kandi mu mategeko no mu byo parlement ateganya byari birimo. Nkabagatwa Tarisisi babaye ba procureur n'icyose, yabonaga umuntu akacimuca urubanza araramye kwinjira amategeko, ntabwo yarebaga niba ari umututsi cyangwa umututsi, niba yaranabirebaga ibyo n'akazi ke ni conscience y'ibubwira. Ariko ntabwo numva ukuntu yewe ikintu yavuze cyane, ntabwo ari ubwoko, ntabwo nyagira ubwoba cyane, kwibaza byinshi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wumve ko wibohoje ugomba kwigishwa n'umuhutu niba uri umuhutu, niba wumva ko wibohoje ugomba kwigishwa n'umutwa niba uri umuhutu. Ibyo bintu njyewe numva biteye ubwoba. Oya, no, ntabwo ari ibyo. Kanangize. Oya, je peux pas laisser passer, s'il te plaît. Kuko uri kuvuga icyo navuze, reka nkubwire ko atari byo navuze. Ndumva kamera hari uburenganzira bwe. Uri kuvuga ngo barimo Sylvestre, twafashe umwanya turagukurikira, wavuze ko ariko niba bari kumbeshyera nshobora kureka. Ngafata amasegonda 30 hanyuma dogiteri abone gukomeza. Yego Sylvestre. Oya, s'il te plaît, umuntu uri buvuga icyo navuze, ariko uri buvuga icyo ntavuze ndeke mukuso bakabisero minimum. Yego Sylvestre, ngaho tuguteza amatwi rwose. Ntabwo nigeze mvuga ko kugira ngo umuhutu yumve ari emancipe agomba kwigishwa n'umuhutu, cyangwa umututsi agomba kwigishwa n'umututsi. Hano navuze ntabwo ushobora kuvuga ngo ukoze revolution hutu. Urabyumva? Revolution hutu uramvereshe système, kuko niko bavugaga, niyo discours twumvaga. Abose bamukuza n'ibyo bati twaretse ingoma ya cyami ntutsi tuzana ingoma ya rubanda nyamwinshi. None ukirotuva tous les systèmes sociétaux ziri dominé par abo muvuga ko mwagize cyane none système yo kwigisha urabona ko ari ikintu cyoroshye. Système éducatif nicyo navuze, ikaba dominé par l'ancien régime. Système économique yose ikaba contrôlé par l'ancien régime, abantu dans l'ancien régime. Système judiciaire ikaba contrôlé par abantu dans l'ancien régime. Système religieux tuzi les églises za transcendaga leta, cyangwa ku bwa Habyarimana cyangwa ku bwa Kayibanda, za transcendaga leta, s'il vous plaît, murabizi, zikaba ziri dominé par le personnel issu de l'ancien régime.
ibyo n'ubu nabyumvise nshatse nagusubiza icyo navuze rero warumbeshe ngo navuze ko umuhutu agomba kwigishwa n'umuhutu ngo kugira ngo ariho amenye ubwenge aho warumbeshe reka twumve noneho Dr François Munyarugerero. Rega ikibazo kiragaruka kuri ubwo kuri cya kibazo cy'ishingiro wabajije uti revolution hutu ikibazo mfite naho ngaho mfite bayita revolution sociale yo muri 1959 sociale rero ntabwo bivuga hutu ni abantu bamwe bayihaye iyo nyito bashaka gupfobya icyo kibazo kuko ntabwo na parme hutu bwayo yashaka guteza imbere umuhutu kuko nivyo ntabwo yigeze ivuga ko izakorana kuri abahutu bonyine yavuze ko izakorana n'abahutu n'abatutsi bafite ibibazo nkayo aho rero niho tutumvika icyo ni icyambere icya kabiri kunyumvisha ko system yariho muri 1959 na 1962 ngo tubishyire kuri independence revolution imaze kujya mu buryo ko ngo ariyo yakomeje guhera muri kwezi kwa 1962 niho ntabwo ndi bubyemere sindi bubyemere kuko n'ubwo ubwarimu bwaba bugizwe n'abarimu benshi b'abatutsi kuko nibo bari barize kwigisha ku bwinshi twasobanuye nawe babisobanuye ko za Astrida Indatwa bajyaga benshi b'abatutsi nanjye nabivuze mbere yuko batangaga muri primaire ari 60% bagajya muri secondaire nka 20-30 birumvikana n'ikisodo no abantu bari bahari barabo abatahunze nibo bakoze system aho ikibazo mfite nuko ibyo uvuga simbihakana icyo mpakana ni l'angle d'attaque wafashe yo kuvuga ngo ni revolution donc échec nkurikije uko ibintu babitubwiye yabaye revolution y'abanyarwanda bashaka guteza imbere abari barazambye bakoresheje abantu bahari koko nibyo icyo wenda ntasobanuye nkora exposé général nakoze ntangira nuko ntasobanuye wenda ukuntu iyo abitari classe intermédiaire babona rubanda nyamwinshi rubanda rwa giseseka rwinshi kuko nibo benshi mu mibare statistiquement abo bantu barize bajijukiwe bitara iyo les classes intermédiaires éclairées nibo muri revolution zose nibo babwira rubanda rwa giseseka ibyo gukora ko niba bumva izo concept nizo notions zituma kuvuga niyo byamo kuvuga niyo mico babyumva kurusha ababikorerwa ntabwo rero mu myaka 10 mbabarire ntabwo mu myaka 10 Kayibanda yamaze 12 yamaze ategeka ntabwo mu myaka 10 ushobora guhindura imyumvire y'abantu bamara imyaka magana ngahe icyo ni ikintu cyo gikomeye kandi nawe uracyumva cyane ko nkuko babivuze Kayibanda icyo atakoze kandi numva ntawakimurenganya ntabwo afasha abatutsi bose ngo abice nabo ngabo bari babihinduriye ashobora no kubamenya ariko aravuga ati nibaze dukorane bamwe ati nababiri babwiye ngo bakomeze bakoreshe ibyo byose ntiyabishe kandi barakoranye kandi ntabwo wamwira gukora impakaniye ari singiza ndekwe Otto wabaye ministre des affaires étrangères cyangwa akavuganira u Rwanda hanze impakaniye wabaye préfet ku murengera akabana na ministre nyamuna w'amashuri n'ibindi cyangwa interieur nk'ibyo abo bantu ntaho mbona mu migire yabo batatiye izo ntego uko numva aho turahugana intego za Repubulika yari igiyeho ngo bafatanye icyo bitaga inyenzi ngo zitere igihugu ibyo byose umbwiye yabasekarije n'abandi bose tujya twumva ubu ngubu ngo bahindura ubwoko ni bya bindi bavuze bya wa muco w'u Rwanda uteye ubwoba cya kinyoma nakwemeye cyane haranabyemeye cya kinyoma sociétal ariko ikinyoma sociétal aho bitera ubwoba nuko sini kinyoma ni ibyo bita secret de polichinelle uwo mututsi baba muzi nungo ubeshya kubera ko mu gito reba nk'uwo mwana uri wavuga ngo mbonye umutwa ngo umututsi senga kubwiye ko yavuganye na Kimenyungu we batanzeho urugero ko Kimenyi Joseph ubwe nanjye nzi ibyo bintu babihakana urumva ko nk'umuntu akumvise ibivuga hano yavuga ati u Rwanda ati n'abatutsi ati nta n'abahutu babamo ati yenda ba Munyarugerero bigishijwe na Kagame nabo nizo banyoye ubwenge bw'abatutsi icyo kintu Dr akantu gatoya ihangane gato Sylvestre ihangane gatoya Sylvestre ndaguha ijambo ibyo ntabwo bikwiriye umuntu to niveau ihangane gato ndaguha ijambo ntanga igitekerezo noneho wowe ukagenterepretamo amarangamutima Munyarugerero ngo bose ngo ubwenge bw'abatutsi ibyo bintu uri kuzana n'ibiki ihangane gatoya aho hari ikintu niba ari deba nk'izi ngizi mujye mutumira abatutsi
ihangane gatoya ahubwo hari ikintu wavuze nagira ngo mbaze dogiteri kuko kijyanye neza n'igitekerezo iki nicyo kiremputa kuri jyewe reka aricyo tubaza tuvuga yego kuri jyewe none ibiremputa kuri we na dogiteri iyo abantu bari kudebata ari intellectuel vous m'étonnez ku bitekerezo kanakatanze ntabwo ubyeterpreta mu marangamutima ibyo ni byo justement bindi umuntu akora ikintu ngo ufite ngo ikigenga gitekerezo jenoside wamubwira ikintu yakumva mutahita kumva ibyo n'ingenge iyi bari mazana buri kanya musibeze ngo buriya ngo witonde akazamo n'akantu k'akamenasi ngo witonde ntabwo ari menasi ariko ntabwo ari menasi uri kuvuga ngo mu Rwanda ngo nta n'abahutu bahari ngo ni abatutsi gusa c'est pas ça que j'ai dit s'il vous plaît nyobetse ko mu Rwanda hari abahutu n'abatutsi il faut arrêter kuko ntabwo ari uko abantu bajya impaka ari intellectuel urabyumva ibyo ni byo abantu b'abaturage yuko umuntu aho kuzisubiza ukamwatribuwa umuntu akaguha argument aho kuzisubiza ukamwatribuwa ibintu by'amarangamutima c'est pas comme ça mbese nigeze mubwira ngo ayo marangamutima yaje neza cyane kugeza ihangane twari tugeze ahantu heza ahubwo hari ikindi kintu ihangane gatoya hari ikindi kintu ariko se wabuze ikintu kitabaye yes ihangane ahubwo hari ikindi kintu ntabwo avuze ngo Sylvestre ngo ari kubona ngo abatutsi bose ngo nta bahutu ngo ntabwo yavuze ati Sylvestre yavuze ngo witonde ni mwebwe bwati fais attention mon cher ako ni akantu gasanzwe yabivuze mbere cyetse nimuzabikuramo ko ndabona yavuze aravuze ngo witonde ariko muri yato y'umuganira buti fais attention mon cher ami nous cheminons dans le même cheminement comme si ahubwo hari akantu gato ngira ngo Sylvestre yigeze gusobanura avuga ati kuvuga yuko habaye revolution impinduramatwara ati mu bindi bihugu ahantu habaye revolution ahantu habaye impinduramatwara ntabwo nyuma y'imyaka itarenga 30 abantu bagize gutya bagatakaza ubutegetsi bugasubiranwa na babandi bakoreye impinduramatwara bari bafite ubutegetsi icyo gihe aho ngaho naho ikaba mbese nk'indarigima ikindi gihamya mbese cyungo cyumvikanisha yuko iyo evolution ari icyuka sinzi niba Dr François Xavier Munyarugerero wagira icyo bivugaho kuko nako nta kandi kantu kaje kiyongera yego kuko hano justement arimo adefinisa atanga définition théorique ya révolution yavuze ngo donc avuga ko ubutegetsi baburandurana n'imizi haka violence etc ngo bigahinduka vuba ngo noneho ngo kandi ngo ababuhiritse ngo bakabugumana iko yavuze justement aba babuhiritse deja nyuma y'imyaka 5 muri 1965 bari barangije guperda n'akayibana ya perse toute son autorité ibintu bari gucumu gucira bijya byo tumurongo noneho imyaka 7 après Habyarimana araza arabisesa n'iri shyaka symbolique rya Parmehutu ryashinze revolution arabisesa avuga ko akoze indi revolution no moha kabyumva deja muri 1973 la revolution ya 1959 yarashishwe kandi iseswa nabo bavuga ngo n'abahutu urabyumva twemera tukemera tukumva Dr François Xavier Munyarugerero kuko ikintu gikomeye iriya revolution yaganishijeho ni ukuvanaho imiyoborere ishingiye kuri cyami nabyo tubyibukiranye ngira ngo ubwo Dr arafite uko bidusobanura icyo kintu cyagumyeho na nubu Dr indumva ariwe wagira uko bisobanura ukurikije icyo Sylvestre Nsengiyumva ashingiraho Dr
nimureka nkasubiza ndasubiza ariko mukareka nkasubiza nyine ntajya gusubiza natangira kuvuga ibintu ngo n'amarangamutima yewe amarangamutima yego nanjye ndi umuntu nk'abandi bose ariko kubwira umuntu ngo yakoresha amarangamutima niho kumubuza kuvuga uko abyumva kandi nawe baprete uvuga ubyumva rwose ntabwo nigeze nkuha ijambo ngo mubuze ntureke rwose utege amatwi ibyo nkubwira nanjye wumve ngusubize n'ubundi ariko ntunyatake ntawe ujya nataka ntawe nkwataka aho nyamara niwe wabitangiye umbwira ngo n'amateka y'u Rwanda ndajya ngumbwira ako kantu wenda niho katumye wenda ugira ikibazo uvuga uti ngo n'amateka y'u Rwanda bayaharira Padiri Kagame w'umwiru noneho ngo ayigisha no mu Rwanda ba Munyarugenge niho nahereye mvuga nti ibyo yatwigije nkubwira ko Kagame atigize yanyigisha n'amateka Kagame yangishije ubuvanganzo amateka nagishijwe n'abandi uretse kwitaba byanditse nabisomye kandi ufite ibyo binengaho kandi ndabivuga urumva rwose ntabwo najya ngubwire ko iyo uvuze izina ryanjye ukangira n'umuntu bakubwira uraso nagiranye nawe kugira ngo hataba marantango nta kibazo mfite rwose naho ibi turaganira ntabwo ari igisirimu bya gihanga ukageza gutangaza umuntu akavuga ibyo atekereza nakubwiye icyo natekereje ku mutwe wavuze ngo revolution hutu kugira ko effect imufashe inyito ya revolution hutu ukayijyana muri uwo mujyi wonyine hari byinshi wanenga ukavuga uti hutu ni mukurikirana ugasanga hari ibibazo byinshi ariko nakubwiye ko revolution ya 1959 ntabwo yitwa revolution hutu abayibise ni abantu bashaka kuyipfobya no kwerekana ko yatsinzwe nyine ko ntacyo yagezeho iyo ubifashe gutyo ushobora kuvuga ibyo ushaka byose neme revolution sociale ukuvuga guhindura amatwara mu bantu bagahindura imyumvire bagahindura uburyo gukora icyo kintu mu banyarwanda abatarapfuye bazize ibyabaye 1994 byose na jenoside n'ibindi byose abo bantu kame ibyo bintu byashiku bazi ntongeye kwibona iby'ubuhake yego udahebwa yabivanyeho ariko hari ubuhake bukorwa n'abantu hakaba n'ubuhake bwo mu mutwe buhakirizwa na n'ubu ibi ndabivuga na n'ubu mu Rwanda ntibirashira byanagarutse wenda aho rero urumva ko icyo kintu cyitwa esprit y'ubuhake ntabwo revolution igize ibyo navugaga nubwo uza n'ubiseka cyane ngo bigomba kugira vuba bikarangira nyamara tanze definition ebyiri hari imwe ivuga ko ari uguhindura ubutegetsi bwabyo birahagije noneho bakabugumana n'iri definition ya kabiri iyo ufashe ya kabiri ya mbere ukayireka ubwo nyine uhitamo amahitamo wahisemo mais revolution no gukorwa mu minsi mike kabirangiye ibyo bahindura ubutegetsi bakajya abandi bikarangira nk'ubufaransa dufate nk'ubufaransa wenda kujya ngo tuve mu Rwanda revolution yabaye muri 1789 yabayeho igezaho nakubwiye ukuntu abayikoze ba Danton na Robespierre n'abandi bagendaga nabo ubwo bapfa bava mu nzira ku buryo n'igihe cyarageze haza umusirikare ntageranye na Habyarimana kumva bari kugeranya mu mateka si byiza nabo araza bivanaho niyo nuza bayivanaho niyo revolution barayibagirwa n'ubwo bwanagarutseho mu Bufaransa ndege mu kwibutse bwagarutseho na Napoleon afata ubutegetsi inyuma aba empereur nta nubwo abaye umwami yabaye empereur kandi barabavanye mu bwabo imbere cyo nkwereke ko muri histoire ibyo bintu kubyitondera iyi byabaye mu Rwanda 1959 byavanyeho ubwami cyo kora banabugaruyeho byashoboka ariko nibwo ubwami bugarutse bugakora ibyo bwakoraga muri histoire nubwo histoire nubwo amateka atisubiramo ariko arabegeya rimwe agasana byo babigarutse icyatumye buvaho cyakongera kikabuvanaho ndashaka kuvuga iki cya kintu cyabaye 1959 umuntu yabyemera atabyemera ni fait historique ni phénomène historique yabaye ushobora kwikunda cyangwa ukayanga c'est ton droit ni uburenganzira bwawe ariko yarabaye revolution yarabaye ikibazo gihari nuko abakomeje kuyisegasira no kuyishyira mu buryo no kuyikuza no kuyiha ireme no gukomeza kuyikoresha twabivuganyeho nta nubwo rwose niba muri kugishaho impaka hari ibintu byinshi byabananiye rwose ibyo rwose ndabyemera niyo mpamvu twageze hariya 1994 muri 1990 babandi bari barahunze bakisuganya bakaza bagakoresha coalition internationale bakongera bagatera u Rwanda bakongera bakisubiza bimwe ntago ari byose mu byo base na basekuru wenda bari barataye ariko kantu ka republika nubwo wenda bakita igikonoshwa cyangwa ko kievide je ne sais pas ariko ako kantu karacyagenderwaho hari principe nako twitutuna tugutera ubwoba hari principe zimwe
mu Rwanda abantu bamwe bemeranyijeho zituma twizera ko ibyabaye 1961 na kabiri byose kwiza icyo gihe byahinduye imwe mu myumvire y'abanyarwanda si yose. Ntabwo revolution wenda tuzakugera no kuri iyo ngingo mwashaka ko tugeraho. Ntabwo revolution yo muri 1959 yakozwe na 1961 kugeza mu 1962 ntabwo yakemuye ibibazo byose. Yari intango ariko ntiyakura neza koko hari ibintu byose byagiye bigorama bigira naho tugeza mu makuba, ariko ntabwo umuntu yavuga ko bitari ngombwa. Abantu bose ibitabo byose nagiye nsoma byaba abahutu b'abatutsi baba abazungu babiki babyandikaho bose bemera ko 1961 kandi nanjye aho ndabyemeranya nabo ko ukurikije definition imisobanurire ya revolution y'impinduramatwara n'imitegekere mu Rwanda yarabaye. Ikibazo kitabaye ni la gestion après itagenze neza. None ko amasaha amaze gukura mutwemereye dusoza, kuko muzi ko uretse n'iyi revolution muri 1959 nyine muzi ko abanyarwanda ntibayivugaho rumwe, nyine n'abayitera utwatsi bakayamaganira kure cyane bavuga bayibonamo ububi gusa. Hanyuma byagera yewe no ku bijyanye n'ubwigenge, muzarebe uburyo uwo munsi wizihizwa ugereranyije n'uko mu bindi bihugu wizihizwa. Mu Rwanda murebe ukuntu ufatwa, ahubwo ushobora gusanga abo twawugiriye ku itariki imwe dushobora kujya kuwizihizayo, iwacu ntituwizihize, ngira ngo mwagiye mubibona. Ibyo byose bikagaragaza ko ntabwo abantu ahari babibona mu buryo bumwe. Ari nayo mpamvu mu mwanzuro niba hari abantu tujya twumva bavuga ngo hakwiye revolution, hari n'abavuga ngo hakwiye indi revolution, nk'uko hari n'abavuga ngo hakwiye revolution noneho mbese ituma noneho na bya bindi byose twabonaga nk'ibitaragezweho bigerwaho. Sinzi dusoza iki kiganiro mwihanganiyemo aya masaha hafi atatu, buri wese afashe iminota itatu, ariko mbere yaho Emmanuel Senga twafatanyije kuyobora kino kiganiro, wabanza wenda ukagira niba hari akajambo wumva wari ufite kajyanye n'uku kuntu tuganiriye, ariko ntibinabatangaze ko twanyuzamo tukamera nk'aho tugiye za mpaka duhangana rwose, ntibidukomeretse, ntibigire uwo bikomeretsa muri twe kuko twahuye rwose. Ntuzagire icyo uvana muzabireke bihite gutyo, safe paratibite ubushize nabonye ari ukuntu wagiye ukata. Umva rero rwose ntihagire ugire impungenge. Dr. François Xavier Munyarugerero yigeze kuvuga ati rwose ati tuganire serenoma, voilà. Ariko niba twanyujijemo tugasa nkaho tumeze nk'abagigira, ce n'est pas de mauvaise foi, ahubwo ntacyo bitwaye. Emmanuel, mbere y'uko badukorera buri wese afata umwanzuro w'iminota itarenga 3 maximum kuko igihe cyabaye kirekire, Emmanuel ufite ikintu ushaka kubanza kuvuga? Hari utuntu tubiri nashaka ko tuva mu nzira yenda ndatubaza Sylvestre gatoya. Hari aho yavuze yuko ikintu cyerekana ko iya revolution itanabaye nuko batateganyije ko n'ingabo zaba zihari ku buryo bahise babagarukana vuba. Ibi rero sinzi niba ari ikibazo cy'abaroproje kuko bariya abantu bamaze gukora revolution bari bafite ibintu byinshi byarwanaga na systeme yari imaze igihe kinini cyane. Muri iyo systeme yari imaze igihe kinini harimo n'ingabo z'umwami. Ingabo z'umwami igeze no kuzivuga. Ziriya ngabo z'umwami zari amatorero menshi, zirimo abahutu, abatutsi n'abatwa. Nizo zanatikije bariya barwanashyaka b'imena ba mbere, zabirayemo zirabica. Ni ukuvuga ko zari ingabo z'umwami zifite ibikoresho by'icyo gihe, bien sûr ntabwo zari zifite mortier, ariko zari zifite imyambi, zari zifite entraînement, donc zari ingabo zikomeye. Kuzivanaho rero gukora revolution ugahita uzivana ukabona izisimbura uwo mwanya ntabwo byari byoroshye. Icyo ni kimwe. Hanyuma akabazo k'amatsiko Sylvestre, kugira ngo dusoze neza,
ndakeka ko yenda ko waburagaga ariko nagira ngo bisurinye wavuze ngo ubu Kagame akubwiye ngo uhindure ubwoko uhinduke umututsi wuzuye ndabizi ni kuri imvange none ugahinduka umututsi wuzuye wabikora rwose akagera akagwa minisiteri ibyo waburagaga cyangwa wari seriye kuko atekereze n'urubyiruko rumwumva nk'icyo ngicyo ni kimwe no kuba uti namwe muzakora amanyanga mupfa kubona indonyi rwose icyo kintu agira ngo tukivaneho yenda tucyumvikane uvuga uti naburagaga kugira ngo kibe muri rukoro urakoze Manuel urakoze kukibaza kandi muzabishyiraho nk'uko ngiye kugisubiza rwose ko encore une fois ibyo tuba tuvuga hano byangaje ababivuga abanyamakuru ntimukisatugurije yo gusansira cyangwa yo guca umuntu mu ijambo batavuga ibitusa ntakigusubiza neza bitonze kandi nabo bajene mvuga babizi nkongera zisubiremo yuko bariya abatutsi bahinduje ubwoko uravuze ngo amanyanga ukoresha ijambo amanyanga niho rikoresha isi bariya abatutsi bahinduje ubwoko nkongera mbisubiremo ntabwo ari amanyanga bakoze s'il vous plaît ntabwo ari amanyanga bakoze ni igihugu special nk'uko nabivuze cyashinzwe sur base ya supremacisme y'amoko ni igihugu cyenda ku bwoko kuva hari impinduka ubwoko buva mu batutsi bwari ubw'abatutsi bizwe ababirigi bategeka kuva mu batutsi bukajya mu bantu bitwa abahutu urabyumva niba ibyo rero maze ndagusubiza niba turi mu gihugu diplome ya mbere iruta iyo ugira muri universite nuza experience ya mbere iruta iyo ufite yo mu kazi irebwa ari ubwoko bwawe kugira ngo ugire icyo ugeraho ntabwo byamberanje la règle yo ngiyo kuva niba mungire umuhutu mbe general cyangwa se mungire umututsi niba ari byo bisabwa kugira mbe general est-ce que c'est clair ubwo se guharanira indangagaciro bizagerwaho gute bizahinduka ryari rero niba abantu bagiye mu bwanyu bisobanure voilà niyo mpamvu deja rero ubwo mutumye mvuga icyo nacyo kiri mu byerekana ko revolution itabaye niba uhinduye uje guhindura regime yari injuste igendera ku bwoko none nawe ugakora la même chose kugeza ubwo abantu b'abatutsi kugira ngo babashe muri système nshya yitwa ngo ni revolutionnaire babashe kubona akazi babashe kubona amashuri babashe kuba abaprefe babashe kujya mu gisirikare babashe kujya bagomba kuba abahutu ce n'est pas révolutionnaire biba ari nk'ibyambere uretse ko biba bihindura isura gusa rero rwose ibyo ntabwo twabyemeranyijweho kuko twavuze ko tugomba kuzabireba ingero waduhaye rwose ariwe wabyivugiye ariko se umunyamakuru senga navuze ngo iki yego keretse nimuzarikuramo kandi njyewe nzabigenura aje nzabana navuze ngo iki nyibutse none atande nanjye regana n'ababyeyi wabyivugiye uti wafashe umwanya munini cyane usobanura rwose icyatumaga abatutsi banduza ubwoko etc none uti ntabwo ibyo twabivuganye usushaka faites donc njyewe pour répondre à ta question nako nayiso mu gihugu kimeze gutyo kugira ngo ubashe gusubizwa ngere kuko ushaka nahindura ubwo bwoko nta kintu byandera vuba bambwiye bati kora chirurgie esthétique w'umuzungu noneho ntuzongere kugira ikibazo cyo kujya gushaka akazi ntuzongere kugira ikibazo cy'uko nujya gukodesha apartoma bazabaza kuba muhira n'iki byose bakabibwira bakabati niyo regera hano muri iki gihugu kandi nshaka kwa ariko uremera yuko wabikora kubera ko bigamije izo nyungu ariko nta gaciro nta ndangagaciro zibirimo
urabyemera ko nta ndangagaciro zibirimo ibyo ngibyo none se wakagombye guhabwa umurimo inshingano kubera ko ubifitiye ubushobozi n'ubuhanga bidakwiye gushingira kuri icyo ngicyo ibyo urabyemera ariko none kuki nta kintu wumva wakora nk'umuntu w'umugabo kugira ngo abantu n'igihugu bashingire ku ndangagaciro ubushobozi n'ubuhanga bw'abantu aho gushingira kuri ibyo by'amoko nta kintu wumva wakora cyo kubiharanira ahubwo ni ugutwarira iyo rigoramiye ni ikibazo mbaza c'est extraordinaire none se turimo ni ibijya kubiharanira kuko kandi wowe uvuga yuko wabyemera n'ubu babikubwiye wowe uravuga ko babikubwiye n'ubu ngubu wabyemera ukabyemera gutyo uko babikubwiye ahubwo aho guharanira ndabaza bakabaye babwira uti ibyo ntabwo ari byo yego ndamutse mba muri Korea du Nord radio donc mba muri Korea du Nord ikaba ntabwo donc ari les règles zimeze gutyo ntabiva gutyo ntabwo bari abantu bahinduje ubwoko mvuga ko ari abagambanyi ntabwo mvuga ko bari ibigwari ntabwo mvuga ko bari imbwa ntabwo mvuga ko ari abanyamanyanga ibyo ngibyo ni muri gukoresha amateka njyewe navuze ko barikoze kubera ko ababirigi nibyo bashaka ababirigi nibyo bashakaga bari positionnye politiquement bari positionné c'est tout ariko njye cyo mvuga ko cet état de fait yabaye ndi kuri société yabaye ndi ku bahutu bitiriwe revolution batakoze itarabagira akamaro itarabemansipe c'est tout nibyo mvuga ariko ntabwo njyewe sinigeze mvuga ko guhinduza ubwoko ari icyaha njyewe ahubwo mvuga ko kubera ko ubwoko justement c'est une affaire privée urabyumva burya ubwoko c'est une affaire privée niba ndibona navuga yuko nakoze akete kuri mbonye umutwa kuri babo bose bariya bose bagize des postes régaliens mwaze muvuga autorité ministre des affaires étrangères uriya ministre de la défense uriya Lazare ministre de l'intérieur juste après la révolution bose bafite les postes régaliens nagiye nakoze enquête tuzareba n'abandi icyo babivuga ariko tuzareba n'abandi icyo babivuga nabakoze enquête kubera ko bari abayobozi tuzareba n'abandi bakoze ubushakashatsi icyo babivugaho nawe bijyanye nta cyo mukoraho kuko ntiyigeze puretanda kuntegeka ntiyigeze puretanda kwiyamamaza ngo twese iyo ubwoko busohoka muri domaine privé bukajya muri domaine public iyo uwo muntu yiyangaje cyane cyane mu gihugu kigendera ku bwoko tugomba kumenya ubwoko bwe igihugu kigendera ku turere tugomba kumenya akarere ke se ni ibintu normal ku isi hose ntabwo ari gushaka kubataka singwa ngo mbonye umutwe wakoze ikosa guhindura ubwoko mvuga ko gusa yabuhinduye noneho nkavuga za konsekansi zabaye kandi yabuhinduye nawe kubera lo context ntabwo mbonye umutwe yarishimiye kwitwa ubwoko atari bwo urabyumva ariko tuzareba n'abandi bashakashatsi icyo babivuzeho kuko nta muntu wishimira guhinduka none Sylvestre wuzuye si ukuba ko mbone c'est tout ça non mba mbaye obligé yo kumira mon identité kubera ko kugira ngo mbashe kubaho cyangwa kwiza ambition zanjye ariko ikibeho ngira ngo ngize wowe undi wahinduye ubwoko aguma kuba umututsi ntabwo aba umuhutu ngo kuko babise umuhutu ça c'est très important urabyumva wowe undi yes aguma kuba icyo ari cyo noneho amahina yaba iyo amahina abaye umuntu aba icyo ari cyo kandi u Rwanda rwagize abantu baba icyo bari cyo bitanga ibyo bitanze sosiyete irabyasura cyangwa inarwa kubyasura ariko uko byagenze c'est tout nicyo ngicyo mbavuga
ya urakoze cyane Sylvestre Nsengiyumva. Reka rero dusoreze kuri Dr François Xavier Munyarugerero. Ntabwo twari tuzi yuko hari buvemo impaka, ariko wanabisobanuye neza uti ntabwo ari za mpaka zanjye turwana, ahubwo ni za mpaka zanjye tumenye. Icyo rero ni ikintu cyiza, ariko n'ikindi kivuyemo ni za mpaka zitumye tugira amatsiko kurushaho, kugira ngo nk'ibyo Sylvestre Nsengiyumva avuga yakozeho ubushakashatsi, tuzarebe niba hari abandi babihuriyemo, kuko ngira ngo naho ngaho ibintu biba bikwiye kugana. Ese ibyo avuga hari abandi nabo babikozeho ubushakashatsi babibona nkawe? Ayo matsiko arayaduteye. Dr urumva wasoza ute nyuma y'iki kiganiro cyiza tugiranye? Rwose igihe byanshimishije wese ko wenda byafashe igihe kirenze icyo twatekerezaga, ariko iyo umuntu avuga igitekerezo cye akagihagararaho agatanga ingero, icyo nshima yunganira n'umuntu ni uko yumva icyo mubwiye nanjye nkumva icyo ambwiye, tukumvikana. Ntitugomba kwemeranya ngo nemeye ibyo uvuze cyangwa yemeye ibyo mvuze, ariko tukumvikana. Se comprendre mu gifaransa, tukumvikana. Ibindi byose nta kibazo. Ubumenyi nta bumenyi, nibyo nkunda kubwira abantu, ubumenyi ntabwo ari uba ufite iki gihe ntabwo ari kamara. Ubumenyi bugiye bugenda bwiyongera bikurikijwe n'ibyo usoma n'abantu muganira. Nk'ibyo byinshi semwe bavuze, bimwe byadutunguye, nanjye hari byantunguye kandi nagiye mbisubiramo wenda nkasa n'umunyomozi cyangwa mubwira uko mbyumva nanjye, nta kibi kirimo rwose. Ariko wa mugani tugomba kwimbika tukareba ibibazo bimwe mu byo yabajije, nanjye mu byo nabajije no mu bindi twibaza. Ikibazo cy'amoko mu butegetsi bwo mu Rwanda, niba ari byo bagomba gushingiraho, cyangwa niba revolution yarabaye mu Rwanda kugira ngo abahutu bari intamenywa intagaragara bapyinagajwe nabo bagira ijambo mu gihugu bagaragare. Ivyo rero ndumva rwose revolution kuva ko itabaye, ibyo umuntu ashobora kutayemera, kuva ko itabaye, ndumva nasenga nawe tuyumvikanyeho neza, yemera ko yabaye, ariko icyo wenda atemera nuko abo bitwa ko bayikoze atari wo yemera ko bayikoze. Niho ni ikibazo cyari kiri. Ariko bavuga ko revolution ni phénomène historique yarabaye mu Rwanda. Ubwami bwarasheshwe buragenda, abari bafite baragenda, wenda nyuma baza guca mu zindi nzira babigarurira. Ariko kuva ko mu Rwanda muri 1962 hatabaye revolution, sinzi aho umuntu yaba bivanye ngo abyemeze comme phénomène historique byarabaye. Ibyo rwose ndabisubiramo. Ikindi rero ndajya gusubiza ikibazo mwabajije kugira ngo dusoze, ngo revolution ubwigenge ngo ntibyizihizwa ntibimenyekana byabaye. None se ubutegetsi buriho ubu ngubu iyo uburebye twabivuze bwavuye mu ntambara yatangiye mu Kwakira 1990, kandi baza bavuga ko baje gushyira mu gaciro ibyari byasheshwe muri 1962. None se uko ubyumva bajya kwishimira bate ko revolution bene babo bagapfa, bajya kwishimira bate ko ubwiyenge buba badahari, bamwe muri bo ababyeyi babo bari barafunzwe mu bwicanyi bwabaye igihe cy'ingabo z'umwami yatera abahutu bamwe na bamwe. Noneho runiza gusaba ko bafungurwa, n'amazina ashobora kuyabaha. Nuko abo bana babo baraza bafata ubutegetsi, ntabwo bajya kwishimira cyuko bakomeza kwishimira ibyabonyeho base na basekuru cyangwa bene wabo. Ibyo rwose tugiye muri politiki cyangwa mu mugani ataranga amarangamutima twabyumva byakumvikana. Ikibazo gihari ni kimwe rero. Ikibazo gihari ni uko u Rwanda turimo ubu ngubu bakitwa repubulika. Ndabisubiyemo ibyo navuze kare, kuko tugarukiye muri teori, ni ikintu gikomeye cyane. Repubulika ni la chose publique, ni ibintu bya rubanda, ntabwo ari ivuza umwami, ijambo ry'umwami ritegeka. Si ukuvuga ngo nk'uko Paul Kagame yigeze kuvuga hambere ngo singendera ku mategeko, ngo twe tugendera kuri shwa. Amahitamo shwa mu Kinyarwanda, amahitamo. Ibyo bintu rero bigarutse kuri yandi bya kera wa mwami yitwaga Louis Soleil mu Faransa, avuga ngo leta c'est moi, leta ni jyewe. Kuva ko jyewe niba nahisemo ibindi mwese mukurikire, mudakurikira n'akazi kanyu. Numva rero ni uko ibintu bimeze mu Rwanda, ko tureba dukurikije aho igihugu kigeze, byari twavugaga byatumye
mu Rwanda haba impinduka muri 1959 ababikoze nubwo wenda abantu batamvikanaho n'ukuntu na impact byagize abantu batamvikanaho buri gihe sina ngombwa ni fenomene ubwayo twayemeye icyatumye muri 1959 ibintu bigira aho byageze mu Rwanda mu tugezemo dusanga hari ibimenyetso byerekana ko naho ibintu bigeze irudubi umuturage nta jambo nta bwisanzure ntiyumvwa byandi Nsengimva avuze yabikoze bisubije inshuro nyinshi nabisubije wenda ngiye kuvuga musubize avuga ngo twavuye muri colonisation tujya muri neocolonialisme yabivuze no kuvuga ko 1959 mbese ibyo iyo bise revolution pour ni parenthèse niko umuntu nasoma ibyo ambwiye nashobora kuvuga ngo mubeshya simbize ariko mbese ububirigi n'abanyaburayi bakomeje ibyabo bitwaje ngo abahutu batabaho niko nabyumva niko umuntu abivuze muri make yabyumva ibyo ushobora kubisoma gutyo sintawe kubuza ariko iyo ndeba basanga dukurikije uko nababwiye u Rwanda atagaho konyine kaho ku mubumbe wako w'isi itabaho u Rwanda rugenda ku mategeko mpuzamahanga nubwo amwe atarubera cyangwa se atajya mu byo rwifuza nsanga u Rwanda dukurikije uko isi ihagaze n'iki byose u Rwanda rwitwara nkaho rudafite amategeko rukurikira ubutegetsi buhari buvuga ibyo bushatse bamugamira amahitamo yabo nta nubwo bashingiye ku mategeko n'amategeko ashingira kuri ayo mahitamo yabo utashobora gusobanura niba yemewe ku buryo sinzi niba babanza kubaza abaturage niba abaturage bo shingirwa nicyo ngarukaho le peuple souverain est-ce que c'est le peuple souverain abaturage nibo bene igihugu nibo bene jambo mu gihugu cyangwa se abaturage bo ni ibikoresho n'ubusambi bunyagirwa bakandagiraho bakora ibyabo icyo ni ikibazo nibaza nkavuga rero nibikomeza uko bimeze ubu bikomeza kuri abantu bakomeza gufukiranwa bamburwa ibyabo bagira bate icyatumye revolution iba muri 1959 n'ubu ngubu bishobora kuba rwose bishobora kuba ikaba kandi wenda ntashatse gutandukira igakomereza ku bitatunganye byari byatangiye muri 1959 urakoze cyane yego Sylvestre nawe ubona hashobora kuba haba indi revolution Sylvestre ndagira ngo ngire icyo bivugaho ndakira uzakore party 1 na party 2 muri za fondamento inkingi ingoma ya karindwi ishingiyeho nyine iriya bavuga ko ba revolution kugira ngo nyine nanone twumve ko revolution yaba nuko za fondamento ziba zavuye hano mwarimo muvuga umuturage ko bakunye kuvuga ngo hajyaho repubulika kandi bivuga ni François Xavier avuga ati ivuga ubutegetsi buvuye mu baturage umuturage wakagira ijambo etc. ese buriya yaba ku makayira yaba ku makayimana umuturage yagize iri jambo nta jambo par exemple dufate nk'ahari umushefu nyuma hakagira umuburugumesitiri tuvuge nk'iwacu shefu ry'umugabe simbuwe na prefe runaka ese le rapport umuturage yabaga afitanye na ry'umugabe w'umuhutu na le rapport umuturage w'umuhutu yari afitanye na prefe yarahindutse tuvugishije ukuri turebanye mu maso ça a changé ese par exemple nka Kayibanda tuzi ko yagize gutya donc igihe gitoya nk'imyaka 3 amashyaka menshi narangiza arayafata 65 amashyaka ariho parti unique MDR Parmehutu Kayibanda ahita umwana uganje bakamuririmba nk'umwana hari ibintu symbolique nk'indirimbo bavuga ngo maze Imana ngo Imana yagiye kureba Kayibanda Imana ngo maze Imana iramubwira Kayibanda genda uvumbure pariti umurira abana banjye mu urabyumva
donc nawe bamukonsidera nk'umuntu ufite ubutegetsi d'emanation divine nk'uko bakonsidera bakabiririmba kandi ntabivaneho nyine ntavuga ati mwakavumetero njye ntabwo ndi umwami etc. Habyarimana bibera Habyarimana niyo ndibuka yajyaga no kuvoyaje kandi perezida voyaje kenshi igihugu kigahagarara akazi kagahagarara amashuri agahagarara niga muri polisi Tanzania tukajya ku mihanda tukamukoma amashyi imodoka ye kugera kuri aeroport yazagaruka nyuma y'iminsi 3 nanone igihugu kigahagarara bagatanga konje ibi ngiye muvuga ngo François Xavier avuze ngo leta c'est moi ngo ibyo nibyo bavanyeho rwose ese nko wenda Kayibanda we kubera nyine bamuhaye yose cyane ko nk'umwami wari ugajitwa Habyarimana hari umuntu Habyarimana yiyamamazaga wenyine tusa nta undi muntu ufite uburenganzira bwo kwiyamamaza ibandi ese burya le pouvoir ya Habyarimana ni umwami udahagara hari aho byari bitandukanye la réforme foncière iby'ubutaka n'ubu hari ikiganiro cyanjye nabikozemo hano kuri Kanyarwanda abaparimehutu bose mu gihugu hari umuparimehutu n'umutarafite igikingi nyuma y'imyaka 30 revolution ibaye muri twakoze ndi muri journal Imbaga ndi umunyamakuru zaze muri Ngoma icyo gihe nako murabyibuka journal Imbaga twakoze enquête ku bikingi mu Rwanda muri 92 murabyumva dusanga abategetsi bose mu Rwanda bafite ibikingi abaturage bahakirizwa babahingamo nyine basa n'abapolisi kuri territoire yose y'u Rwanda murabyumva ibi ngiye muvuga ngo shifu yavuyeho ngo wajye bwavuyeho gukorera none se ubuhake ni iki l'esclavage si ugukora ntuhemberwe icyo wakoze cyangwa ugahembwa ibitagize aho bihuriye n'akazi watanze none se mu Rwanda umutegetsi uwo ari we wese wahingishaga abantu twose babahinzi abahinzi babahembaga umuboyi mu Rwanda wakoraga 24/24 24/7 ari à la disposition n'umukoresha yahembwaga amafaranga kandi nyasa hari umugaragu garuta umuboyi n'ugiye est-ce que les fondamentaux za Karinga iyo ukoze révolution uretse ko nyine nkuko nabivuze le personnel politique yakomeje etc les personnels dans tous les systèmes ariko même les fondamentaux uretse talking le discours ntabwo zahindutse fondamentalement alors là waravuze uti ese hakwindi révolution bien sûr hakwindi révolution niyo ngene mvuga nibyo turimo ubona ibi nibyo turimo abantu barimo no mu Rwanda parallèle wabonye ko biguyona turi muri cogitation révolution turi muri bya maturation kugira ngo turebe ukuntu twahindura ya société justement dukosore ibyiswe ngo révolution ariko bitabaye none habe vraie révolution itari yindi kugira kwibasira uriya ngo niba biteye kandi wamwirukana yawe ugasigara uri gukora la même chose ubyita ukundi byita repubulika ariko hari ibyangizi bikomeza usanga ukuri bikorwa n'abantu
umuhutu hatse undi muhutu abamuhatse kuko na mbere y'uko abanyiginya baza n'ibyo bihugu abahutu bagafite hari ubwami buri dur veritable peut-être kurusha na buriya bw'abanyiginya kandi bw'abahutu bakora abandi ibyo rubanda rugufi voilà nicyo nashaka kuvuga ko wenda urakoze cyane Sylvestre Nsengiyumva nawe Dr François Xavier Munyarugerero hari icyifuzo cyavuzwe Emmanuel Senga nawe wabaye nk'ugikomozaho ni naryo jambo rya nyuma n'iryawe utubwira ikiganiro cyazakurikiraho haba harimo abatumirwa cyangwa n'abandi twareba urumva cyaba gifite iyihe ngingo twabwira abadukurikiye tubasezeraho Emmanuel reka mbanze nshimire abatumirwa bacu ukuntu iki kiganiro kigenze n'ubwo hari ahantu gituha birumvikana tugomba kubyumva kuko hari ibintu byinshi muri Rwanda byateye abantu kuvuga menshi ibi ntabwo ari igitangaza n'abana mu rugo bambe n'abana ku misozi baratungana kubera ko situation bari muri kiriya gihugu ibatera kuba batungana ntabwo ari ikintu gitangaje kandi yenshimira ko nibura twigarura nk'abanyarwanda bakuze bazi icyo bakora kuko nta muntu watuzanye hangane twe twizanye nta muntu wadushyizemo ikiziriko tuba tuzi icyo tuje gukora hari ibintu cyakora yenda Sylvestre yatubwiye numvise igihe mu by'ukuri reka no kutabeshya mvuga ko muri bariya bantu yavuze hari abantu bajyaga bavuga ko bari abatutsi ariko noneho kuzamenya niba kuko barabakoresheje ku buryo buzwi ubutegetsi bw'ububirigi bukabakoresha aho niho nshaka ko ikiganiro cyazagaruka kuba ari abatutsi bahinduye byashoboka kuko nanjye hari abo muri bariya nka batatu nigeze kumva abantu babanuganuga urumva ko nta preuve zindi mfite ariko noneho kuvuga ko abatutsi bamwe babirigi babanyuzeho kugira ngo bakoreshe revolution sociale bayite kwakozwe n'abahutu aho niho hari ikibazo gikomeye niho nifuza ko yenda mwenda habi nanjye twazicara tugateganya ikiganiro byaba amahire mukagikarukamo mufite umwanya ndetse ni nacyo twifuza kuko ni twebwe tutangiye ibi bintu urumva nk'ukuntu Sylvestre yabizanye adahari habuze umwanya ukomeye nkaba rero numva nikuvuza ko twakicara tukareba ukuntu tugitunganya noneho tukareba n'abandi bantu twatumira barimo bakoze ubushakashatsi barimo abhistoriye bandi noneho tukagura yenda serikare nubwo kuri zo mu birushya ariko dukeneye mu by'ukuri ibitekerezo by'abantu benshi nkaba rero ngira ngo ndagize mbashimira ku giti cyane kuko impaka nk'izi zirimo ibitekerezo byo hejuru nizo gushyigikirwa ziragahora murakoze cyane yego akanwa nibagiye kubabirigi urabona irya nama yabaye igitarama nyine ya fondateur yabaye yobowe n'umututsi witwaga Rwasibo ababirigi donc burya byabera igitaramo abaparlement bavuye mu gihugu cyose batungwaga n'imodoka Colonel Geste ya mobilije ngira ngo urabizi kwa ibyo rwose zavugaga toute la logistique l'intendance y'irya nama byose Colonel Geste wagize urabizi hanyuma guverinoma bashyizeho yarimo abazungu babiri ibyo nabyo urabizi ndabizi rwose ku buryo no kuyivanaho Kayibanda yakoze ku buryo bimaze kurambira n'abazajya gukora inama mu kinyarwanda ako rero niko nyine hanyuma nagira ngo mbabaze umututsi yitwaga Minani Frodouard nawe n'uparlement harya yari ministre yakunda gusokoza uruhanika yari ministre wa itangazamakuru na tourisme ndetse ari umuturage wo mu Ruhengeri wavuze ko yamukubise umuturage baherutse guha interview ngo yaramukubise baracyumvise bagendaga bahindura minisiteri buri gihe hari abagumanaga minisiteri ko bagendaga bazihindura ariko nzi ko y'itangazamakuru yarayiyoboye hari n'igihe donc izo za minisiteri vraiment stratégique et tout ça quoi
Donc voilà, anyway. Yeah. Ntabwo byarangiye. Ngoye bizarangira kuko tuzakomeza kandi ni twebwe bikeneye Sylvestre. Mu by'ukuri ni twebwe bikeneye kuko imyaka turimo hari ibintu tuzi twebwe tutanakeneye ko abantu babidusomera. Hari yenda hari abantu bakora ubushakashatsi ariko twebwe nk'uburambarutse ibinizekana naramwize muri primaire naramubonye ahagaze yewe n'abana benda basi. Urumva rero hari ibintu twebwe duheraho abazaza bacu badashobora guheraho. Ni twebwe twagombye kusiga twushije ikivi nibura kinini abandi bakazaza bahomeraho gatoya. Urakoze. Mwakoze cyane rero kwihanganira umwanya ungana gutya kandi turabashimira yuko muzongera mukigomwa undi mwanya kugira ngo ukuri kugende kugaragarira nyine mu biganiro. Dushimire cyane rero n'abakurikiye kino kiganiro kandi ntabwo dushidikanya yuko muri bo hari abazatugezaho ibitekerezo ndetse bashobora no kugira icyo bunganira ku bo dutumira. Mwese ibihe byiza naho ubutaha. Mwakoze cyane. Murakoze mwese. Murakabaho.